Kanogeni nizere ko meze neza cyane muri agiye atandukanye akunzana mwari twifashe mwari mukino nizere ko meze neza cyane ebon kuki nipanze muri iri joro kuki nisanzana kuri stade Umuganda stade ya Marine Intercept ni hano wabanyangiza kandano ibintu birakomeye cyane mwalimu ndi kuri stade bitamubwira ko mutarama yakinaga muri equipe ya Sport bamwitande mugabo muto cyane turanye nix Shimwe Fisto kipe yakineye cyane yagarutse muri Marine Tistashi rero nje kukubwira ikinzanya breaking equipe ya Sport ngira ngo akurikirana page ya Instagram abwiye ko uwo bita Etatunsen umuvandimwe Zuber bamaze guhaga miliyoni 30 na equipe ya Sport ariko Etatu manager we akaba hatu data atarangiza na equipe ya Sport bikavuga ko azasinya ku munsi weje cyangwa se jobundi rero dore ikintu gihari mukanya bana usinyise ko baza gusinyisha umukinnyi ukomeye cyane kabisa uza gusinya ku isaha 3 n'igice niko bigenze nanjye narinde kujya mite muri iyi video kabisa mite kudinga neza cyane kabisa bataramba hano kuri YouTube mbani mbiforme equipe ya Sport sinyishije umwataka w'umediateur attack midfielder ni umusore ukomoka mu gihugu cya Mali nje kumuvugaho ngira ngo rero before yuko ninjira ngahita nongera ngaruka no kuri equipe ya APR FC ngavuga no kungo bita niyo mugabo Jean Claude akomeje guteza imagarara abantu kabisa muri equipe ya Petrojack yo mu Misiri byagenze bite ndakonfirma cyangwa sidacisha mu murongo mwarimu ninje nje gushyira yiki ende gushyira confirmation uwo muri kumva ni Tiger B agiye gukora check up agiye gukora nose sound check up murabizi ko namaze kwitereka nkanipanga umuziki no hano nemeye ko nafashe uruhande nafashe Tiger ntabwo nzisi nisubiraho byo bizaba bindeba nawe uzancamo urwego rwanjye ruzarugizwe oya Tiger B gisamagwe bisabagurize ko mwana amaze kumanuka mwageze Rubavu nazamutse ku munsi w'ejo mitira hano bita muri Ineza Hotel hariya kuri Break Ruhondo abakurikirana Instagram na TikTok mwagiye mubibona na Facebook amavideo nagiye nshyiraho urwego rusobanuka ariko n'uburyo bwa sport tourism mu cyararugendo hari ibikorwa bya sport nasuye mu karere ka Burera ibyo ngibyo nzabishyiraho nyuma ya bino yisitoa zimiziki none kubera kino ngiye ngisanga Rubavu nisanga bita Chicago Heights mukanya ntonongera ngatamanuka nkajyaho bita Bosam Guest House na Bosam Boda Massage kwa Yusuf mu kiri cyane ukomeye cyane inshuti yo bita mu China mureyo kaba nifura cyane kabisa Tistashi ni kwipanga mirongo migari y'abakire nipanga muri sport bijyanye na shop sport entertainment biri kugenda binyura na anga na gwanyanga reka mite noneho nanzikira ku nkuru nyamukuru uwo bita Adelaide Ida ndetse na Hitimana Claude umuyobozi wa Radio 10 nababwiye ko banyuranyijemo utunyangingo tw'urukundo babwira ko imisemburo bombi ya oxytocin iyi secreting muri hypothalamus iri kugenda ivuburwa ku kigero cyo hejuru cyane ati high test baba we iri kugenda ibwerabwera mu mibiri yabo bombi uyu munsi ngo bayisabishiraho nabo ku mugaragaro nge nana kusangana ndabwa ati pressure twakene siko byagenze kuri invitation batanze urwego rwanjye stone muri breaking aba n'abantu bacu n'abantu tuzatwera amafaranga atari munsi ya miliyoni ntabwo namukunda si umwana mwiza yuzwamo cyangwa se nabutswe byandika muri comment atita kunyuzemo kwego bande unjone nurwo kwipanga bifungera soko cyangwa cyari kwishakisha nishakisha ubufaranga ngenda cyo kwishakisha ubufaranga nagukunda urukundo runyura namo gutyo kurwaruka ariko umubwenge igishingano nahita mbebera nkabwira nkiruka kubera nta kintu ndacyari kuba ku rero nta kibazo n'inshuti n'abantu umuryango kabisa mu byukuri nizere ko meze cyane mutaramu gufatiye kamera nshakana na makundisha mbanze kurishana mbere ko nanzikasa harya amazina ni Unu Ibra kure hano Kigali yes yo kuri Kigali platform barabure platform kugira ngo nabo gushyikira ngima nifuza ko umuntu wese wanshyikira nanjye bamushyikira platform zanjye nitwa Unu Ibra TikTok, Instagram, Facebook ubunaga breaking nakunaga hara the bell uvuga ati ndafata utuntu twanda kubwira ati mukanya petit frère dukore mite muri strategy isawa keep up Ibra wanje mukunda so reka nihute cyane
ekipe ya Rayon Sport ngira ngo mu by'ukuri murabizi ko igomba gusinyisha Zuberi ndetse na R3 miliyoni 30 byo byamaze kuba agreed. Detail cyane kabisa kuri R3 ubundi kwita birangira very soon mu minsi itarenze 2 nawe baratangazwa. Abana ni mwimanga bazava muri Mukura baze bahita bajya muri Sport imeze nk'akademi Mukura ku cyaba akademi ya Rayon Sport. Ibi ni ibiki mu kabya Rayon Sport ngashima uburyo kiri kugenda ihayitinga amakuru ikazajya itungura abantu. Ibi ngibi by'ama ekipe manini ajya kwa nibyo nyamabwira ni gute itungura abantu ikete sinyisha Rutahizamu oya attacking midfielder Rutahizamu ariko umediateur bamwita Isa Jibingwa bebe Jugwipa. Uyu nguyu ni umunyamari w'imyaka 22 kabisa umwana ukiri muto cyane wa 20 kandi uyu mwana aje gucima kabwe mu magago muri ekipe ya Marsilia, ekipe ya Marsilia y'abakuru Mari Bamako mu mujyi abagenda nyera bavuga ati Jibingwa bisibaganya bavuga ati mu rwego bebe mwalimu. Rayon Sport ikoze aferi kabisa iramuteretsariya iravuga ati turi kwitegura Sekafa, imikino ya Sekafa kabisa turi kwitegura neza cyane. Ngira ngo nabese amakipe agomba kuzakina Sekafa bamurikana kuri Instagram ndetse na Facebook bangirangiza imbuga zose muzigendeho rumukoresha muri izo ujye ujyaho mbanashyizeho mu buryo bw'amafoto n'uburyo bw'inkuru yanditse cyane. Nge ndandika ndakora sokora inkuru mako zirenga 50 ku munsi zanditse z'amafoto. Hano mwazana nivugira Samativa assessment y'ibyakozwe genda ugere muri uriya makipe azitabira Sekafa yamaze kuba confirmed. Tista rero urumva ko ekipe ya Sport bijyamo neza cyane. Mbonye abantu bari kuvuga ati congrats kabisa kuri Murera bari kubaka ekipe hamwe naye ndabikunze cyane. Niyo mugabo Jean Claude kugira ngo bite nihuta cyane naza kurya iminota naye ndashaka kwitonda nkaza kuba niteretse neza mu kanya kwa John hano kuri hehe kuri Chicago Height urwego nkarusobanura mwahita nongera ngahita nimanukira muri Bossa nkajya kuri massage kwa Yusufu ara kuri Bota ndabigenza ari umuntu bita de Benara bizarabwa stage yanarakoreka uzumfate umure yanavuga ati deka wababwiye wari de Benara mwarimu mukaya ndavanga gucekeye ubone uyu mwana ndamukunda ibi navuze de Beni ngiye abantu batanze baba badukunda bano bahanzi bari abantu b'ifura nabo n'abantu bafite umutima reka gira ku gitongo ku Claude mite nigendera cyo kureba hanze de Ben niyo azakora igitaramo ariko ni excuse kuri aya makipe y'abasirikare ni excuse kuri aya makipe y'abafana abafande ko ngiye kubona kavaringa ibintu byabo ko bigiye kumbabaza. Ekipe ya RG Republican Guard barangajwe imbere na team captain afande Iyari Kagame mwana nyagasanizi utu turi nagiye gufata no kubimbabaje agahinda kari kunyegeta bagiye gukina kuri wa gatatu bamantsariya igikombe cy'utwari ndari bugiterure mukabyara mu cyo kwibohora Liberation Tournament nindari bugiterure n'ekipe ya National BMTC cyangwa n'ekipe ya RG n'ekipe ya National BMTC aba basore banje bose abanje coach Gasana kunabonye mfite ekipe ya RG ifite abakoci agaheshi bagera muri batandatu baba bari kuri bande tufe National BMTC mwitonde bashobora kubatambukamo ejo amakuru nzabanyakabuto nubwo nzandi hano mu gitaramo nzangenda nyohereza gake naba inside afite rwego rwanje ruzasobanuka. Bamwita niyo mugabo Jean Claude yari team captain wa ekipe ya PLFC ngira ngo bamaze kwandukana murabizi ko uyu mutara mukabise ekipe ya Petro Jack na Diamond Masimisi mbivuga ibiganiro byarangiye bageze kuri kuri final discussions then mutara mukatashira umukono ku masezerano akigira mu Misiri. Aba bakinda bikunze cyane bagiye hanze nanjye kuzajya mbakunda urukundo rukajya wamugaro nzambikora niba baradukunze bavuga ati mwari misabukuru nziza urukundo babakunda abantu akebuka jya wamugaro ngo ni umunyarwanda aciye umugani ukunda babakunda. So team captain Claude ngewe ni team captain ibe byose nanjye ageze muri Misiri mwifuriza guhirwa kandi tuzakora inkuru nziza cyane kabisa kubyiza bazagenda bacivinga. So ntabwo tugenda turebera kuri negative side gusa ko hari byiza abantu benshi bakora babikeneye kuvugwa. Sibyo ngibyo se bano muri aperi imyitozo barayitangiye aperi ikomeje gutungurana hari abanyamahanga isigaje
za Kanyarwanda zo mwabonye ko ari babandi bagiye bari bafite intare ya graduate baratijwe bagiye bazamo, ariko ari na izindi surprise badufitiye bazagira iki azagenda atangaza, zizongera kuri bano Traoré, zizongera kuri umuzamu Elneny Suren yamaze nawe gusinya neza cyane kabisa, banamwerekanye ikipe ya PRS, umuzamu mwiza cyane muremure Elneny mana nyagasani. Tisa Shimwarimu iminota ibaye myinshi cyane, ngiye nkupe abakunzi banjye batanyurwamo, ibaye ingahe chef? 10. Ibaye 10. Mumbabarire funge njye kureba The Ben, nongeye imite n'imana cyane ngiye kuri Chicago Heights, nongeye nigire kuri Bossam Guest House, kuri massage ngende kwa Yusufu kumukira wiri wavuremereye cyane, ubundi rwego rusobanura icyari mu Tisa Shimwarimu. Ku munsi w'ejo turahurira kuri Kigufi Resort, muzabona urwego ibintu nzakorera ndanyura mu